namubwiye ijambo rimwe nta n'ibyumweru bitatu birashira ndamubwira ngo iki gihugu ugiteye umwaka. Hamenyekanye umuntu wateye umwaka Amerika kugira ngo ishyere nijaka aramuhanuye ateye umwaka igihugu. Abanyarwanda bareke kurangara, kansubiremo, Banyarwanda mureke kurangara, buri mwaka wose ugira ibyawo, ariko 2025 yo iragatsindwa n'Imana. Gute rero? Gutyo iragatsindwa n'Imana uko kuko hari ibintu abantu sinzi ukuntu abantu bateye. Hari ibyo tuvuga ngo turi gukura abantu imitima, ni iterabwoba, ibintu nk'ibyo byo gukomeza kuyimenyera. Ntekereza ko niba Imana yatwitse Amerika ntabwo yananirwa hano isodomu mu Giporoso, sibyo? Ntabwo yatinya muri korodoro. Bibiliya avuga ngo kuko ibyaha byanyu bikabije cyane, nanjye ndamanuka ndebe ko ibyo bari kubarega bihwanye n'ibyo babavuga. Nisanga ari byo ndabimenya, ariko nisanga atari byo nabyo ndabimenya. Message mfite niyo kubwira abantu kwezwa gusa nta bindi. Abantu nibezwe bihane bareka amacakubiri. Abo ba Sodomu na Giporoso rero ni Sodomu nyine. None si Sodomu si ikinyarwanda nakoresheje. Nta kimana itinya. Kini Imana itinya ni ugukiranuka gusa. Ubundi iyo ushaka guhima Imana Yes, ibihe byiza kandi aho muherereye hose ni Ngoro TV. Ngewe nitwa Manu, ibintu niterebye kabisa. Noheri nziza n'umwaka mushya muhire wa 2025 uzababera w'amata n'ubuki, kandi muzawubyarimo abahungu n'abakobwa, bakwe n'abakazana, uzawubonemo sheri diplome yawe yatakaje agaciro ibone agaciro, kandi uzagirira agaciro ahantu wakaburiye. Ineza y'Imana izabe ku buzima bwawe. Zone 250 hari filime nziza dusohokanye umwaka wa 2024 yitwa Imfubyi zigira ibanga. Abantu munyarukireho muyirebe. Mu kiganiro nago ndi ngenyine, ariko reka nkuhumurize nimba utameze neza nkubwire ngo nagahora gahanze. Hari igihe bizagenda neza kandi Imana igahindura ibihe. Mbere yacu, imbere yawe twafite umutumirwa, kandi ni umugabo w'Imana, ni umuhanuzi w'Imana, yitwa Nibishaka Theogene. Muvunyishirije niyo rero, reka nanjye mubwire ngo nguhaye ikaze ku Ngoro TV, wiyumve n'ikaze mukozi w'Imana. Murakoze. Umeze neza? Turashima Imana. Umwaka mushya muhire ni ukuri kuri twese. Hari abantu bagukurikira ubwa mbere kuri channel yacu, n'abakiriya bacu dukunda, reka ubasuhuze. Bagubwe neza, babeho, batera imbere. Komeze nk'umuntu ufite agahinda, bakuzi nk'umuhanuzi nka Nehemiya kabisa, w'ibimenyetso n'ibitangaza. Na agahinda mfite nako nteganya. Imana nyine babeho, bakure, batera imbere. Imana ivuze ngo iki muri uyu mwaka rero? Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ahagarare mu nzira y'abanyabyaha, yicarane n'abakobanyi, azahwana. N'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Yes. Ngo cyera imbuto mu gihe cyacyo. Reka duhamagara imbaraga z'Imana zibe hamwe natwe mu kiganiro mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kuganira rero. Nta kibazo. Mu minsi yagiye ishira cyangwa yatambutse yashize, wagiye uhanura ibintu bikomeye bigenda bisohora, ndetse nanone ndumva uri umuhanuzi wanahanuye ku bintu bikomeye. Abantu aho bavuga ngo na amahoro, ati muraje mureba akaga, biracyaza. None uyu munsi birimo birasohora, bimenyetso birimo biragaragara. Amerika ahitwa Los Angeles na California harimo harashya. Ubundi wowe uyu munsi uri kubibona warabihanuye, wowe ubyumva gute? Ntabwo ari ibintu biba byoroshye, kuko akaga kazamanukira isi. Abantu benshi bamenyereye ijambo rivuga ngo niko byahoze,
ngo twavutse ba sogokuru bavuga ngo Yesu araje, tubaho ibisekuru ibihumbi n'ibihumbi batubwira ngo Yesu araje, ariko ntekereza ko ibi byose abantu bariho babona ni ibimenyetso, ni ibimenyetso by'iminsi ya nyuma. Iyo mbibonye rumva umutima, ntago biza bireba bariya ngo bisige jewe, biza bireba abantu bose. Rero iyo mbibonye gutyo naye ndatinya, naye ndi umuntu, naye ndatinya. Kavango Yesu araje. Yesu araje. Hari bari n'abari kuvuga ngo iriya nkongi y'umuriro wayibonye? Navuganye n'abantu bariyo, maze igihe mvugana n'abantu bariyo, nayibonye. Bakavuga ngo ni ibimenyetso by'imeruka, ngo ni imeruka yabaye, abandi bati ngo nuko basuzuguye Imana. Iyo muvugana ubundi iriya nkongi nk'umuntu wari uhibereye cyangwa uvugana n'abariyo, umva bavuga gute? Hariya ntabwo ari ibintu byo kuvuga wikuriye mu mutwe cyangwa wishakiye mu nyine abanyamakuru cyangwa aba YouTuber bo bafite ukuntu bafata ibintu mu isura yabyo. Ngire ngo covid iza, abantu baravuze ngo ni imperuka. Iriya ntabwo ari imperuka, kiriya nta nubwo ari n'ikimenyetso cy'imperuka. Kuko bahita batubwira bati si ubwa mbere habonetse inkongi y'umuriro, si ubwa mbere tubonye imyuzure, si ubwa mbere tubonye imiyaga ya za tsunami na za Nadia na za Diane n'ibindi nk'ibyo. Ariko kiriya kintu ni inkoni y'agasuzuguro. Ni inkoni? Iriya ni inkoni Uwiteka yakubise bari abantu, kuko ni agasuzuguro. Ziriya ni impamvu z'agasuzuguro, kuko niba Imana ishobora kubura agaciro yigomba kukishakira. Amen. Mu Rwanda dufite siroga ivuze ngo intore ntiganya, ishaka igisubizo. Imana rero nayo ntiseba, ahubwo ishaka igisubizo. Ngire ngo babonye isomo, babonye isomo, nubwo bayigize iya nyuma nabo barabizi ko ari iya mbere. Hari Yesu yashakaga amanota ye, kuko Bibiliya avuga ngo ndirahiriye ndi Uwiteka kuko icyubahiro cyanjye ntazajya undi. Abantu bari kuvuga ko hanakomeje gushya n'andi mazu, kandi Amerika ni igihugu cy'igihanganye gifite tekinoloji. Abantu bamenye ko ni igihangage nibyo. No mu minsi y'imperuka ubwenge bwa benshi buzagwira. Ariko isi n'ibiyuzuye byose ni iby'Uwiteka. None se niba isi n'ibiyuzuye byose ari iby'Uwiteka, ubuhangage bwa Amerika ku Mana bushingiye aho nyine? Ntarese ubwo ko nta hantu byashingiye, nyine za kizimyamwoto zabo nta kintu zakoze, ko bafite n'ikirere cy'ubwirinzi, nabwo uwo muriro ukaba utagitinye, kikaba cyatatswe n'uwo muriro. Nyine naho bushingiye. Bibiliya iravuga ngo ubwenge bw'abahanga, ubwenge bw'abanyabwenge, Imana izabuhindura ubuswa. Ubwenge bw'abanyabwenge Imana izabuhindura ubupfu, ariko ubuhanga bw'abahanga nabwo izabugira ubuswa. Hariya rero Amerika yemere ko ari abaswa imbere y'Imana cyane, nta bwenge burimo hariya. Amerika ni abanyabwenge mu bantu bene wabo, mu bantu nk'abandi mu bihugu by'amahanga, ariko hejuru yabo barabizi ko hari ukundi kuboko kubarusha imbaraga. Nabo barabizi. Rero nibishanye, reka twirinde kuganira cyane. nta muhanuzi ubura mesaje, wagiye utanga mesaje nyinshi, abantu barabizi. Ariko kandi nanone tutarajya kure,
hari igihe abantu babafatira mu ndorerwamo ngo ni agatwiko ka kontenti ngo zo kuri YouTube. Abantu bugacya mu gitondo bagira gute babona ibyavuzwe n'ibyahanuwe. Ndagira ngo rero nanone turi aho ngaho nyine, ubundi Imana itubikiye iki uyu mwaka? Bamwe bari kuvuga ati ni umwaka w'uburumbuke, abantu bazarya, abandi bati mbonye impfu nyinshi. Ubundi nk'umuhanuzi twahoze uvuga ngo ubundi ngo ari ahantu umuhanuzi abanza kugira aho ngaho. Rero bo abantu badukurikiranye babanze bamenye umwaka wose ugira ibyawo. Nta gihe kitagira ibibi, nta gihe kitagira ibyiza. Ntekereza ko kuri bonane ku itariki ya mbere z'ukwa mbere twarashyinguye, inda zavuyemo, hari ababyaye bapfa, abandi baracyariho. None se buri mwaka ugira ibyawo. Ahubwo reka turebe iki ngiki, ko Bibiliya ivuga ngo nuko muhore mwiteguye kuko mutazi umunsi n'igihe. Abantu badukurikiranye bifashe bate? Ese barabyumva bate? Barabibona bate? Rero inkoni ikubise mu cyeba uyirenza urugo, kandi akebo kajya wamugarura. Ni ijambo nkunda kubwira abantu rivuga ngo niwirukankana umugabo nkawe ntuzakoma amashyi kuko wamwirukankanye, ahubwo uzasiga imbaraga zizagusubiza inyuma mu gihe nawe azaba kwirukankanye. Rero ntago ngewe ndebera umwaka mu byiza ngo ndebere umwaka mu bibi. Buri mwaka wose ugira ibyawo, ariko 2025 yo iragatsindwa n'Imana. Gute rero? Gutyo iragatsindwa n'Imana. Uko kuko hari ibintu abantu sinzi ukuntu abantu bateye. Hari ibyo tuvuga ngo turi gukura abantu imitima, ni iterabwoba, ibintu nk'ibyo byo gukomeza kuyimenyera. Ntekereza ko niba Imana yatwitse Amerika ntabwo yananirwa hano i Sodomu mu Giporoso, sibyo? Ntabwo yatinya muri korodoro. Bibiliya avuga ngo kuko ibyaha byanyu bikabije cyane, nanjye ndamanuka ndebe ko ibyo bari kubarega bihwanye n'ibyo babavuga. Nisanga ari byo ndabimenya, ariko nisanga atari byo nabyo ndabimenya. Message mfite niyo kubwira abantu kwezwa gusa nta bindi. Abantu nibezwe bihane bareka amacakubiri. Abo ba Sodomu na Giporoso rero ni Sodomu nyine. None si Sodomu si ikinyarwanda nakoresheje. Nta kimana itinya. Kintu Imana itinya ni ugukiranuka gusa. Ubundi iyo ushaka guhima Imana kiranuka, ibindi bakubwira ntago bikunda. Kuko umukiranutsi wayo arashinganye, ni nayo nshuti igira. Ibindi rero bantu nibareka ibintu byo kwihugiraho, bareka ibintu byo kuba bize cyane ngo bumve ko ibintu byose ari umudendezo. Bibuke ko nta kitagira iherezo. Ibintu byose bigira iherezo, kandi gifite itangiriro gifite n'iherezo. Ibi rero tuza tugakora inkuru mukiha ibyo gutukana, mufata amarinki mujya kurega ubusa, nta shingiro namba bifite. Igifite agaciro ni ukumenya icyo Imana ishaka. Ese abanyarwanda Imana irabashakaho iki? Ese abanyarwanda Imana yabakuye he? Ese ni izihe ntambara Imana yarwaniye iki gihugu? Ni ayahe mateka iki gihugu gifitanye n'Imana, ku buryo abantu barengwa, bamara kurengwa bagafata yatobora uvuga ubwira abantu, hari abumva bagaca bugufi. Rega Amerika yabaye akabaroro, ubu ngubu hari n'abatinye. Nyine abantu nibasenge, si ngombwa kwinjira muri detaye. Nabo ntago ari abana. Nabaciriye umugani ndababwira ngo niwirukankana umugabo nkawe uzasiga imbaraga zizagusubiza inyuma mu gihe nawe azaba kwirukankana.
rero nubona hariya barira ntugaseke, ahubwo uzibuke ko ushobora kuzarira abo baracecetse. Ubundi bikubiyemo aho ngaho. Umuhanga waranyumva udashaka no kunyumva niyo watomora abisidi. Si ibitutsi se ndabizi, ibitutsi ndabyiteguye. Oya ntago bagutuka, ndabizi nabo bumva ukuri. ndabizi. Oya babwire bamenye ko iyo izuba rirashe mu gitondo saa sita riba rifite amahane, uko amasaha agenda akura rigenda rigabanya ingufu kugeza ubwo ryinjiye mu gicu hakaza umwijima. Bamenye icyo. n'abanyarwanda n'isi yose muri rusange, uwo bireba ari wo byumva. mu gihe nk'iki rero cy'imfungwa ry'insengero za bamwe na bamwe, icyo wavuze abantu baridamarariye. Nta rusengero rufunze, nyine insengero zimwe na zimwe, inzu z'abantu nyine abantu baradamaraye, habe mu cyaro no mu mujyi. ubu utaranywa agasuruduwiri ubu nawe yayinyweyeho. reka mbabwire, muri covid inzoga zarahenze, noneho ubu ngubu bafunze insengero zihenze kurushaho zimwe na zimwe. noneho uribaza ngo ubu birasha bishira bishito birimo birerekerayo. ubundi ahantu isi iri kwerekera ntabwo ari ahantu hasaba imbabazi, ni ahantu h'amasengesho. urumva sirimo irajya ahantu habi mu mworera ukomeye, ariko abo bireba ntago bari kubireba, sibyo? iki ni igihe cyo gusenga, abantu bagaca bugufi bagasenga, nta bindi. bagasenga nicyo cyonyine. nibasenge bahishurirwe, basenge berekwe, basenge bumva ijwi, basenge bamenye ko inkoni ikubise mu cyeba uyirenza urugo, basenge bamenye ko mwiringiro w'ikinonko wari uzi ko imvura itazagwa, basenge bamenye ko uko izuba rirashye rinako rizima, basenge bamenye ko uko uhinze no kurumbya bishoboka. rero basenge bamenye ko uko amazi atutumuka mu butaka hari n'ubwo akama, basenge bamenye ko hari ubwo amasoko akama yongere kuvubura amazi, igiti kikuma uri kukireba ukajya aho wahinzuka ugacyura isuka nta kintu uvanyeyo. abantu nibasenge. turimo turagana ku musozo. Theo, Amerika abakozi b'Imana benshi ngo hari inzu y'umukristo ngo yarokotse, ngo ishusho ya Bikira Mariya nayo ngo irarokoka, ariko ngo umukristo wagahamya ko ari imbaraga z'Imana, ndetse ngo n'impamvu yatumye ko hashya ko basuzuguye Imana bakayigira iya nyuma, none uyu munsi ikaba yagaragaje ko ari iya mbere. Amerika bagira ubutasi bukomeye. uzareba umunyarwanda ashobora kutumva ikiganiro uri kumva, ariko hagira umuntu unagaragaza voice ikagaragaza ko bavuzemo izina Amerika nk'uko turi kuvuga, bagatranslating ururimi rwawe bakaba batuye umuntu yatuvugagaho iki. Izi saha abanyamerika bakora iki? Dore vuba Trump ararahira, kandi mu matora yifashishije izina rya Yesu uri mukorera akazi. Bo Yesu bamuzanye muri politiki, bamushira mu minwa yabo ariko mu mitima yabo batamufite. Buriya rero kiriya kintu cyabaye ni tezevu, ni Imana itamenyerwa. Imana nta muntu ujya uyimenyera. So abantu bari muri Amerika bihangane bamenye ko Amerika yabo ni igihugu gikomeye ku bantu, kuri Afurika, ku bindi bihugu bigenzi byabo, ako ntabwo ari igihugu gikomeye ku Mana. Yes. Rero ubundi erega umuntu wese akwiriye kumenya, kuko njyewe naganiriye, nkunda kuganira n'abantu bariyo. hari umuntu Imana inanambabarire, hari umuntu wari waranyemereye ikintu runaka ntari buvuge, kitari amafaranga, ubwo ni uburyo bwanjye nawe, ubwo ni inzu. oya
iyo mvuze ngo ntari buvuge ubwo nyine aba atari ngombwa. Amindutse ndamubwira ngo icyo gihugu giteye umwaku. Yateye umwaka icyo gihugu urumva. Naramubwiye nti sha nukuri urambabaje umbabarije umutima. Icyo gihugu ugiyemo ugiteye umwaku. Gusa na narose banamugaruye muri Afurika. Byose ni hahandi. Ubundi kutamenya imirimo Uwiteka yakoze ku buzima bwawe no kwikururira ibyago bikomeye. uwo muntu utoje wahamugiriye imbabazi rwose. Hari n'ijya yarambabaje inshuti yanjye, yarambabaje. Wenda reka mbivuge nere no kubigira ibanga. Urabona Amerika igira icyo bita social security. Urumva? Urayizi nawe? Ndayizi social security cyane cyane. Aha, yanyemereye ko we nagerayo chano yanjye nzayishira ku mazina ye. Kugira ngo batazajya bagusoresha. Yego. None arangije ampa bimwe ariko tugeze kuri nimero imibare imwe arayinyima. Kandi ibindi byose nari naramaje kubyuzuza muri chano yanjye. Amamagara arambwira ngo wapi, ngo nabitekerejeho ngo nsanga ngo bidashoboka. Ubu urumva sinemerewe guhembwa. Nta nicyo nakora ngo mbivanemo kuko nubundi nari nabyujujemo. Urumva ubugome yankoreye. Imana imubabarire, ariko tumumara amatsiko n'abandi hano aba YouTuber benshi ndamya nashidikanya nuko bose abeshi barabikoresha, abakoresha amashusho security y'abantu bahariya. Buriya washobora kuba yaratekereje ngo uwo muntu nubundi niwe ufite inyungu cyane kurenza zawe, kuko iyo channel ashaka mugiye no kuburana yagutsinda kuko iri mu mazina. Gusa ikosa yakoze sinemerewe guhembwa. Ese ubwo yaruhiye nta nicyo cani kimari neze nayigira. Ariko namubwiye ijambo rimwe, nta n'ibyumweru bitatu birashira. Ndamubwira ngo iki gihugu ugiteye umwaka. Hamenyekanye umuntu wateye umwaka Amerika kugira ngo ishyere. Ni Jacques aramuhanuye ateye umwaka igihugu. Oya, yarambabaje kabisa. Oya, nawe nukuri umubabarire Theo, ndabizi neza. Hari umuntu umwe nigeze kumva aguhamya nk'umuhanuzi Pastor Mutesi, nimba bwarakeye akabigira gutakabirengaho. Ibiganiro yarabisibye. Ariko nta kintu bintwaye jewe igifite agaciro. Yesu arankunda. Ya reka tugana ku musozo rero nanjye nkwisabira uwo muntu umubabarire, kuko akanwa kawe kose karima utuntu tumeze nk'ubumara rwose. Uyu mukobwa nimba nyumva nanamwandikiye ndamubwira ni basi nacumuye iki, ni ikihe cyaha nagukoreye cyatuma, ni ikihe cyaha nagukoreye cyatuma unkorera ibintu nk'ibi. Niyo akimbwira ati rero byararangiye ntago bikunda mbonye bitavuye. None si yaguhakanira step za mbere zitaraje. Kandi urumva ibya mbere narabyuje. Oya reka tumubwire no kuri nta bantu benshi aba YouTuber benshi ngenzi nka 3 nibo maze kumenya. Bakoresha amashusho security y'abantu bo muri Amerika. Rero ashobora kuba yaragishije inama abantu bakavuga ati reka akagira ngo ni bya bindi byaba bandi nyine. Ariko wamufasha nyine umuvandimwe akabona channel ye. Nibisha njye utanga nomero ya telefone cyangwa bagusanga ku iriba harya ni iriba ry'Abera TV. Iriba ry'Abera TV zisa itari kwinjiza $1 kubera social security nyine yabaye ikibazo. Ndagira ngo tugane ku musozo rero akakeregeshwa kawe rero wabwira abanyarwanda n'abarundi n'abumva ikinyarwanda ndetse n'abatuye isi yose. Abanyarwanda bareke kurangara. Kansubiremo, abanyarwanda mureke kurangara. Muranakoze ndanigendeye. Mani guha umugisha mwinshi cyane.